abadukurikiye kuri The Bridge TV show, murabona ko twagarutse mu Banyarukundo. Tuhagera twasanze bafashwe neza, bameze neza, bataramye nk'abantu bishimye. Tugira ikibazo cyangwa dutekereza kubabaza aho ibyishimo byabo bituruka. Kubona abantu bibumbiye hamwe, ugasanga baricaye gutya baratuje cyangwa se bari kuganira mu buryo bugaragaza ko ku maso bameze neza, umuntu atangira kwibaza ngo babanye bate cyangwa ibyo byishimo biravahe. Ariko nkurikiye nasanze bafite n'ibindi bikorwa bakora n'ubundi buryo babanyemo bwo gufashanya mu bijyanye no kuzigama. Ndagira ngo ntangire mbabaza nti ubundi itsinda ryanyu ryitwa ngo iki? Niryo rishingiye kuba ryitwa Abanyarukundo n'ubundi cyangwa rifite irindi zina rikora iki? Itsinda ryacu ni ry'Abanyarukundo. Itsinda ryanyu ni Abanyarukundo rigakora noneho yo mugiye mu bijyanye no kwizigama cyangwa se gufashanya kwiteza imbere. Kwiteza imbere twarabanjije tukajya kwizigama nyine tukanagurizanya, tukagabanira amezi 9. Aho bigeze nyine urumva nyine turatatana. Yego. Aho bigeze turongera ubu twariyubatse twarongeye turakomeza. Hari inkunga ya leta mwigeze mubona muri iryo tsinda ryo kuzigama? Ntabwo twayibonye. Ariko kandi wenda bw'amahirwe y'Imana izaza. Bw'amahirwe y'Imana. Tukishyira hamwe twe tukigira. Yego. Hanyuma inkunga ya leta izaza. Ubundi niko bigenda, abantu barabanza bakishyira hamwe kugira ngo n'umuntu uje kubafasha abone aho basanga. Mukaba mufite uburyo mwishyize hamwe, mufite icyo mukora gishobora kubafasha, mugaragaza muti twebwe turi kwifasha mu buryo ubungubu, mu buryo buriya, ariko kandi tubonye ikitwunganira nanone ku rundi ruhande byadufasha gutezanya imbere. Nk'ako akantu kanshimije cyane ni ukuntu tuganira inyuma ya kamera mwambwiye ko mufite uburyo bwo gufashanya mu kubona amatungo. Ayo matungo mwayahanye gute? Byagenze gute kugira ngo mwizigame bigeraho umuhana amatungo buri wese abone nk'ihene cyangwa ingurube yo korora? Ayo matungo yakomotse kuri Ajemake. Ajemake yigeze kugidufasha nyine kera tutari twatatana, idushyira mu itubumbira mu matsinda. Ariyo yatumbiye mu matsinda nyine, buri muntu wese tugenda duhana hano udufaranga dukeya, hanyuma nabo baratwongerera badutera inkunga y'amahema. Bivuze ngo Ajemake yarabafashije? Ajemake yadufashije kwishyira hamwe. Yego. Kwibumbira hamwe. Byari na byiza kuko twari na benshi. Urumva intambara yaje kuzatera. Dufite hari muri 1995 n'icyuzi twari dufite n'amafipfiri. Bya byuzi wigeze umbwira ryari ry'Abanyarukundo? Bigo mu gacaca yari kuruwe na bigaruka. Ubwo ayo matungo niyo mpamvu natangiye mbabwira ati harimo abakiyafite, hari abo yagiye apfa hashize igihe cyangwa se bayakoresheje n'ibindi. Ubwo rero twebwe twarakomeje, twebwe urabona ko turi bake, turi 22 dusigayemo. Twarakomeje nyine turiyegeranya, turavuga tuti ntago itsinda ryacu ryahera, muze twongere kwishyira hamwe. Rero uyu mwaka wose turangije dukora itsinda, n'ubu tuzagabana ejo ku bunani. Nyine kuntu mwapanze kugabana ku bunani naje mbere yaho niba ari kugira ngo munyime ku nyama, murabesheje nzatumiye. Turagutumiye. Ntabwo wari kuzaza utabanje kuza ngo nyine tumenyane. Utaha tuzaba turi kumwe. Murakoze cyane, nako nari nshishijemo. Bivuze ngo kuva icyo gihe cyose nubwo mwagiye mutatana ariko mwajyaho mukigarura mukongera mugahura. Tugahura, hakabaho abantu badutumira, tukagenda tukababyinira, tukabasusurutsa, tukongera tukagaruka, tukajya mu itsinda tukizigama. Nuko hagira undi udutumiye tukongera tukishyira hamwe nk'uko tukagenda tukamubyinira, tumusubiriza ikirori. Haba hari ikintu aduha nyine akadufasha mu giseke cyacu tukayashyira mu itsinda. None se mufite abantu bazi guhamiriza? Mumbwize ukuri. Tuzabazi kubyina ariko biriya by'intuza ntabwo intore tuzifite. Burya intore ziboneka hari ingoma. Ubwo ibyo mubyina bimeze gute? Mubyina bisanzwe nyine? Hari igihe aba ari nk'ahantu hari umuziki, ubundi hari abahungu b'urubyiruko twajyanaga nyine bakabyina. Nk'umuntu afite ibirori by'ubukwe, ubukwe ari ibirori by'akagari cyangwa bya leta,
turafite abantu bazi kubyina no gutera imbyino rwose no gutera imbyino gucuranga imiduri yego kuko cyane cyane bigaruka kuvuga kutujyana ahantu habaye ibirori mu bibuga tugacyura imidari ndetse nk'ubu ngubu umuntu tuvugisha ukuri umuntu abatumiye mwasohokana iki adutumiye mwasohokana ubuhe bwoko bw'imbyino mwabyina mute ku buryo atubwira insanganyamatsiko atubwiye twahagurukana impamba biterwa n'icyagamije mwabitegura neza mugatwika abo tubyita gutwika ubu mwatwika cyane mukakubitamo n'ibyivugo uwabahuza na Ruganzu byagenda bite Ruganzu twarahigaga kuko njyewe mwatuma mvanga ndakaye ntabwo nakuganirije ko yagiye ku kibuye nk'akabo wa mbere nka wa kabiri kuko nageze ibyago Jacqueline akayatwara winyibutse inkuru ya Jacqueline yarambabaje aba baramuzi ngari muturanye niko ubu ngubu mwatuma njya gushomboza Ruganzu nawe ubundi nkazabahuriza mu kibuga rugahana inkoyoyo ntabwo yatwirukana uko yiboneye ntabwo yabirukana uko yiboneye arabizi nawe aratuzi kagari ka gacaca the bridge ishobora kuzatugera uyu mwaka indirimbo twita Sengimana hano bose nizeye ko atatwiga Ruganzu n'undi niwe waduteye uyu mwaka tuzategura umwaka ugiye kuza tugiye gushaka abantu badufasha dutegura amarushanwa abazatsinda nibo tuzaha bya 50,000 ubwo ku meza hazaba hari 50,000 abazatsinda nibo bazabitwara abazatsindwa batsinzwe areba imbere naho ureba udukoryo twinshi kugira ngo urebe ko mwabyemera murumva mwabyemera njyewe nzagenda mbwira Ruganzu ntitegura ingoma zawe n'ababyinnyi bawe ni hariya hirya banga nawe afite ubundi muze duhige ubwo ni Rwabugiri na Rwanyonga bazaba Rwabugiri na Rwanyonga bazaba bahuye ubundi ruhande inkoyoyo murabe nibwe mubinyemereye hanyuma kandi rwose abantu badukurikiye namwe ufite ibirori aba bantu nubwo mwumva mvuga ntebya barashoboye aba bantu barashoboye ukwiye kubashyigikira waba ufite ibirori ukababwira uti muze munsusurutse abayobozi mu nzego zitandukanye ndetse abikorera ku giti cyabo ntabwo ari igitangaza ko watumira aba bantu bakaza bagasusurutsa aho ukorera bakagususurutsa mu birori runaka wagize cyangwa byo kumurika ibikorwa byawe nabo bagataha bishimye ko bagaragaye bageze mu bandi ariko ukabaha nako gasabune erega amafaranga 50,000 ntabwo ari menshi uramutse uyahaye abantu bangana gutya kandi uzi ko arajya kubafasha bo n'imiryango yabo nibara bakagira n'agasabune bagura hanyuma izo hene nari ngarutse mba navuze utuntu twinshi cyane ihene hari abakizifite ariko twari twavuze uyu mwaka tugiye kwiziga nyine ejo nitugabana tuzashyiraho amategeko n'ubundi tugende duha buri muntu turemera buri muntu n'ubundi twongere dusubirana agatungo muri uko mwasubirana agatungo kuko itungo ni ryo ukuraho mituweli yego itungo ni ryiza umuntu udafite itungo nyine nta kibo aba ari yimariye nabo murabona ko turi mu mpera z'umwaka turi mu bunani mu gusoza umwaka turi mu bunani abanyarukundo bo ejo bazagabana amafaranga yabo bizigamye bagabane n'inyama ariko urumva ukuntu abantu bazi ubwenge baguze itungo bararyorora ejo bazabaga bagabana inyama bacyure no ku mafaranga yo kujya guhahisha bantu mudukurikiye mujya mwirwa mutaka cyangwa musabiriza ku bunani ndabiyamye mukurikira ahubwo ibyo abandi bakora batangira mu kwezi kwa mbere bakagenda bizigama duke ukorera umubyizi ugakuraho 1/4 cy'umubyizi nibura nka rimwe mu cyumweru ukazigama ku kantu kangana na 1/4 cy'umubyizi wawe umwaka ujya gushira kubera ko wifatanyije n'abandi mubonye itungo muzakuraho inyama ntujye gusabiriza ufite n'udufaranga wagura umuceri nawe ukawurya ukagura amavuta ugakaranga za nyama ukagura ibirayi ugateka ifiriti murumva ibyo bintu atari byiza hanyuma kandi ugatangira no gutekereza kuzigama kuko dukenera mituweli mu kwa karindwi nizere ko mwese mwatanze mituweli hari umuntu udafite mituweli hano mwarakoze cyane rwose kwiyitaho kuko buriya umuntu baravuga ngo umugabo arigira yakubira agapfa
nubwo tuba tuvuga ngo abantu bagire gute badusayidire ni ugushyigikira ibyo twakoze. Ntabwo umuntu yaguha ibikubeshaho, ahubwo icyo akora ni ugushyigikira ibyo wakoze. Mu by'ukuri rero ndabashimiye kuba mwarishyize hamwe mugafata gahunda yo kwizigama kugira ngo musoze umwaka neza, ejo mukazaba mugabana ibijyanye n'ibyo kurya byo ku munani, mukazaba mugabana amafaranga mwizigamye kandi mutekereza n'umwaka ukurikiye. Yakwibaza ngo kugira ngo bizigama ari abantu 20 na bangahe, umwaka urangire bafite amafaranga yo kugura inka banasagura ndi ku ruhande, ubona abayizigama amafaranga angahe? Ayacu twebwe ukuntu ibanga dukoresha ni 500 buri cyumweru buri wa gatatu. Ariko impamvu agwira hari ikintu dushyira cyita kububuta. Tubwire. Kububuta rero urafata 5,000 ku wa gatatu nutabigarura urabikuba kabiri. abicumi ntabwo tujya dushyira mu kwezi, mu cyumweru. uretse ako kantu nako kaduhe. Ni ukuvuga ngo umuntu yizigama amafaranga 500 buri cyumweru. Ya mafaranga mukayaguza, umuntu akaza uyakeneye akayaguza mu cyumweru gitaha akazayagarura. Atayagarura ayagarurana n'inyungu ari 500, uzana inyungu za 2.5 yari 5 ariya 5, ubwo ni 5%. ariko iyo utayazanye ku icyo cyumweru nuko yazana uyu nguyu niba yayacyuye ejo uriya nawe aba akeneye kuzayacyura, ntabwo ahagarara mbere. Niba ujyanye 10 ku wa gatatu ntuyabona, ugazana 20. nuko ari muri ikintu bita gahunda. Niyo mpamvu tubyita kububu. Nuko rero umwaka wose wabyumvise igisubizo, wumvise ko bagushubije ntunyuzwe? Nanyuzwe. Barakumpereye. Amafaranga ntabwo ajya yicara, ntahagarara. Ahora yunguka, none niba nayajyanye ejo yazayajyana cyangwa tuyagabane twese, ntarirara ku isahani. Nanijya kubabaza ntese mugira konti muyabikaho muri banki, ariko muyabika mu mifuka yanyu kuko agenda azenguruka. Arazenguruka nk'ubu nibwo kuri banki yitwaho. Kuri banki wabona 200 ugura ikimasa ukazabona n'amafaranga uyu y'abantu. munsi nibwo tugiye gufata amafaranga. Turabugutana gusa. Iri tsinda ubutaha muzanyandike. Nanjye nzaze kugabana inyama. Itsinda ry'inyama. Oya nibyo tuzakurandika. Rwose nazazamuka nje gufata inyama. Umuntu utagujije ntimumuhana. Mbanze numva iryo tegeko. Nta nyungu nyine inyungu tuzagabana niba ari 100 uraza ukariterekamo. Niba buri muntu azafata ku nyungu y'ibihumbi 100. Ubwo nyine uraza ukayashyiramo ukabona kugabana. Mbese ubwo nta kuntu mwagabana izo nyungu nazifateho? N'abamumbye hari igihe wagabana inyama gusa, urazana iryo 100 noneho kugira ngo tuzavuye ku nyungu, niba ndi bucyure 200 cyangwa 300, urumva rya 100 ryungutse irindi. none rero utazana iryo 100 nayo 200 ntuyabona, uracyura ayo nizigamira ayo washyizemo gusa ayo washyizemo ntayibona kubera ko yabona. ubwo nyine nyura inyama. Ubwo se nanjye nisubiyeho nzaguza njye amafaranga sinayakenera. nawe uzayabubuta. Ntabwo nzaguza, nzabubuta. Ariko icyo kintu cyitwa kububuta, iyo terime yitwa kugira gute? Tubivugira rimwe, kugira gute? Wow. Bari ikintu bita kububuta. Nukuyabubuta. Ni inyito nshyashya. Iyi terime ni nshyashya kandi numvise ubusobanuro bwayo hari abantu benshi batayizi. Ikintu cyitwa kububuta. Aho kugira ngo uzahombe izo nyungu yajyane we kuyarya. Nabubuta icyumweru. Nabubuta n'icyumweru. Nyine yajyane we kuyabika. Iyo uzayagarura n'inyungu. Uzayagarura n'inyungu. Yego. 2.5. Ubutaha we kububuta. Amake yamutanga nangahe? Amake ni 500. Ntabwo tureza, ntabwo dusumbanye. Ntabwo umusumbanye. Noneho nk'umuntu akeneye kububuta ayo mwamuguriza nangahe ayo kububutana? Biterwa nabo. N'ibihumbi 100 mwabima? Ko byanyica byanyogosha. 200 yaguze kwa gatatu. Iryo bubuta ntabwo narishobora. Nzabubutana makeya. Ayo mafaranga tw'umutsi urumva atari
ya nka ntitwayibona nimwayibona ariko ndabatinye murakora turayakoresha paka muri abakozi ndabatinye rwose abanyarwanda bagiye bamenya wowe bitanu niba babiguhaye sibyo ukagenda ukarangura imyembe hariya sibyo ukangukaho bibiri cyangwa bitatu yego ya bitanu urayabika kwa gatatu uzuyazanye ntuyakenera wongera bayagusiga kandi wanungutse ariko n'abana bariye hano kandi n'abana bawe bariye oya ahubwo iyo aba n'abandi bantu bose bishyiraga hamwe muri ubu buryo wajya usanga abantu tumeze neza nta muntu wabuze mituweli nta wabuze iki kubera ko ufite abantu muturanye muziranye udashobora wemeye kubaho inyangamugayo barakuguriza ujye kwishyura mituweli ejo nujya gukora uzayakuremo ubishyure ubuzima bukomeze nta hari ubukorikori bwinshi niba nayaguha uragenda ugura ifu uzi ukora ikigage cyangwa ubushera ejo ucuruze niba ushira wongera usubire kugura ifu uzageza ku wa gatatu se utarabona amafaranga ibihumbi bingana iki kandi ya bitanu niyo yabibyara aho ngaho uhise unyibutsa twanyuze ahantu ubona hose wagira ngo ni santire uturutse irubengera hasi ku giti uzamutse ubona uko abantu batuye kuri uyu muhanda barawukikije hagiye hariho amazu ari amazu yose aracuruza hose buriya hagiye hariho aracuruza uretse ko bafunze kugira ngo ubunani burangire bwaciye ibintu byo gucuruza ibinyobwa barafungura ubunani buvuyemo kuko bari bamaze iminsi ariko amabotike yarakora niho duhahira ubwo abadakora ni batuma ibinyo bapima okay bivuze ngo rero hano hari imikorere ubundi se abantu batuye ahangaha ndabona hirya gato naho hari agasantere k'ububari bwinshi bwaba ubushera bwabiki ariko ikibazo ububari bwo ntiburi gukora kuko bukiye kubera iyo mpamvu ni hamwe wari ufite amangazini yitwaga ngo icyaryo Benariko naha hirya gato niho nakoreraga nanjye akabari wari ufite akabari kitwa Benariko ariko nk'iryo zina wari kwe izina ryitwa Benariko wari kwe mbese ko umuntu yishyira mu kandi wagera mu mahumbezi ifaranga rega ngukomeye ese banga ubwo ngubwo gitari nzi kugukira igita dukubitiraho ka karimo nyine kavuga Benariko ubundi twitahire ni hahandi harimo ukivuga Benariko nyine uhise unkozayo abanyarukundo se barakazi baramubaza bati ese ugira papa ngira babiri bakamubaza ese ugira mama ngira babiri bamubaza uvukana nande ngenge nyine sauda mama sauda sauda mama sauda sauda bakamubaza bati mubyiza ukundiki bacuranga solo baba basaza bamwe babanga kanyumva bayivuze wumva ukuntu banga yikunda sauda 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 mama wa muri sauda sauda mama sauda sauda mama sauda 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 mama sauda sauda mama b'abasore simbakunda bagiraga kubu bashaka kunyinisha mwira basaza bagana nka papa sauda 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 sauda
umukobwa mwiza wagira ngo yariremye uzaza sayine wereke sauda hano kwa buntu n'undi muziki uri benariko sauda mama sauda. Abadukurikiye murumva ko avuzemo na ya Benariko twavugaga. Iyo Benariko niyo itumye muhamagara kuko yari yarayimbwiye ahandi. Sayine mama uzaze kwa buntu wereke umwiza muri Kibuye nta n'umwe wariga sauda mama sauda 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 mama sauda 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 mama basore bifuza kugira ngo babyinane nawe ntabwo ndakura yewe ndabasaza bangana nka papa sauda mama sauda 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 mama bizagwe ntabure baduha buri wese nangana kumva babasore nyabyinana nawe ikundira abasaza bo mu gacaca abanyarukundo n'abanga muri Benariko abaguruse akabicyo kunywa sauda mama sauda 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 mama. Wow, murakoze cyane, murakoze. Ngira ngo